kubera ko igihe kinini cyane gahunda yari gahunda y'uyu munsi akigiko niyo wayihanze kandi nshimira yuko byagenze neza. Haleluya. Sinzi rero niba niwugiye kuko ubundi ndibwire se ntabwo muzi biragaragara ko benshi n'abana ubundi ikanisa yanjye n'ikanisa yashaka abishaka. Haleluya. Haleluya. Ya kanisa yashaka niyo nize ikomeze gutyo ntakomeze gutya. Niyo mpamvu ngishima kuko ubutumwa bwiza ngira ngo niho cyane cyane bwatumye nzamuka itegereje rwego rwa diyosezi burobishikisha ikanisa nk'uko yashaka. Haleluya. Ngira ngo rero kuko umutanzi nyamwitera kuko batizaka 26 ubuye kuri yo kanisa ubu rero ko rigera bari kwinubwirira karindwi kugeza umunsi ubwo nibeshye n'abari 46 umurori nyinshi abavuze narahuye nabo barashaje 46 iyo myaka tureba ifite ko mungana 46 kugira ngo hari umwageza nuba rero kuba mutanzi ntabwo byatangaza cyane ariko noneho hano kuri kanisa na kuri paruwasi nanone bari kuba munsi abafanye keshi ibaga yuko twaje gushaka paruwasi muri za 1998 hari ahira mu Munyinya hari abantu batabishiraga babona ibishoboka bari muri za karame hariya bagapanga kuzino tugiye guharushaho ibirayi bijya muri mwobo benshi bandekuze ngo bakurikira ibya mwobo ariko abereye kuza mwese urabona yuko amajyambere yaje aya majyambere yaje amashuri yaje segonderi yaje vocation zarabonetse kandi hazaza n'ibindi uko Imana yashakaga. Amajyambere araza uracyari batoya uzabona ibyiza byinshi aho byari heza imbere ni heza ukorere umwana wacu neza. Amen. Ndanezerewe kuba kubera ashimikoni ari bamwe hanze babona bahariya kandi abandi n'abari abanyeshure ako twatangiye barakuzi batangiye kubaka ngaha hari mu gihe gikomeye cyane tuza abandi babura abandi bikura abandi baza kugeza igihe umurimo waje gukorwa abapadiri bashaka ari benshi kandi bakoze umurimo ukomeye cyane kugeza uyu munsi wa none nabo bakomera amashyi. Tujya dushimira Imana bakoze neza hari usanga muri pastori tugashima bakoze neza usanga muri paruwasi akumva yuko abakoze neza adakwiye kubivuga ahubwo akahahageze ariko mujye musubira inyuma murebe batubanjirije ibyo bakoze murebe n'abo barindiye nk'iyi abakuye amatafari y'ubuzima bayabumba abo bose bakoze neza Imana bakoresha nanjye rero kino kumva nezerewe cyane kubera ibyo mwakoze. Akiyiko ni uyu nguyu sinzi ko nabisobanura yewe Kanoni Kaliste igihe mukunda turakorana twarakoranye umurimo muri diyosezi ya Butare cyane cyane mu gihe nabaga diyosezi na komite ya diyosezi twakoranye umurimo ukomeye cyane kugura amasantarare mu maparuwasi kuyimugezamo naramuyoboye imyaka myinshi none uyu munsi nawe aranyobora. Haleluya. uwo nayoboye nanjye aranyobora kandi nkomerezewe cyane kandi uwo yanyoboye ndamwumvira ntabwo rwose ndamwumvira ndetse kuba neza cyane ndamwumvira ibanga hese bayobora bakumvikana bijya bishoboka muzarimbwi abantu bayobora abandi bakasigara bakumvikana ariko uyu nawe uyoboye none nawe aranyobora rero nawe uzafate neza
ndamubwira uzafata neza yumva ko rimeze neza mutabikora ibyo birakoresha yewe ntabikora kandi nzakubaho ariko nawe ndagushimira kuko amaze iminsi agendesha ahantu henshi nanjye kwa nifuri ndagenda nayo n'ahandi henshi muri iyi minsi arabonesha cyane akigikorera kugira ngo tugende nanjye bitava muri uwo mwanya bitava muri ukagenda ariko rero ujye ugendesha neza nicyo mbishaka imyaka afite irabireberera imyaka 26 ndi muri uyu murimo kandi nkaba hari mu cyumwana wanjye ndashima Yesu bagiye kandi umva meze neza afite imbaraga zo kumukorera kuko umwana wanjye turikumwe abenshi tungana abenshi ntabwo batamuka baragenda bagira bati hari n'abamutse nyuma nabo yanjye nabo barashaje ariko muri Yesu ni neza amen hari baravuga ngo gumamo Mumwe muri Yesu kugira ngo ntuzavemo n'uvamo uzagira ibibazo ariko nuhamamo uzabona amahoro avuye kuri Yesu uyu pastor wanyu umuhanga cyane umuhanga n'umone gutya n'umusansiye George kandi yabitangiye ari umunyeshuri igihe twageza segonderi ayirangiza ngeze muri paruwasi y'iwabo hariya muri za Mutega nasanze ariya kirangira segonderi yatangiye kwigisha kandi akora umurimo awuvanze no kuba muri korali yabagamo korali kandi tubice igihe kirangira ajya muri teoloji ariga ubu umupastori ukomeye kuri Anglikana ndetse n'abaganga umukomeye amashuri Imana muzamukoresha kandi atwihangana twarakoranye turihanganana si uko ibibazo bitambukaga twagiye tugira ibibazo ariko igihe kiragera tubivamo ubu tumeze neza turi muri haleluya haleluya ndamushima cyane nawe uramuyoboye imyaka myinshi kugira ngo binatunganywe uyu munsi wa none nawe aranyobora ubu aranyobora yakuha pasiporo rero nawe uzayobore neza kandi ntabitabiriye n'ingambo byinshi byerekeye ibijyanye n'amasakaramentu byinshi cyane kuri we twamubakira urugo turamushyingira none n'umugabo mukuru nawe akabihaga rero ndamushima twabanye neza rero abagabo babiri mubona ko ari babiri bombi ubu nanjye baranyobora kandi nabo bakunda kandi twese hamwe dukwiriye uyu munsi ni ukubana bo n'icyo Imana ishaka barashimiye kandi ntavuga byinshi n'indakanyaza zibikiriza kubabwira ijambo ry'Imana ariko shimye mwagezeho byose shima abatuyoboye shima n'abangaba aya majyambere dukomeze tuyegeranye abakozi ba kompasiyo nabo kandi icyatuma iparuwasi zamuka kuko kompasiyo izana iparuwasi zamuka nabo bagira uruhare mu kubaka iparuwasi hanyuma itarakozwe nabyo bizakore ari ubu ari mu gihe kizaza murakoze turabashimiye reka twongere amashyi Imana kubw'umusaza reka mubwire iyo ushaka gukomera wumve kigiye kukubwira niba ushaka gukomera uzashyira imbere abana bato ubakomeze ubayobore ubihanganishe ubarinde nugera mu zabukuru azagukomeza azaguhanganisha azakurinda icyo ni icya kabiri niba ushaka gukomera no kuzasoza neza uzite ku basaza n'abakecuru bashoboze bavune aho akomerewe kandi ugire umutima wo kuzirikana intege nke barimo nugera mu zabukuru
bazakwakira, bazaguherekeza, bazagusoza amahoro. Ngubu ubuzima abantu batamenye kandi usasiwe gusa ukajya ngo ntuzagere ngo tutuye mu batutuye kabona cyane ukabona kajya ngo ugezwa nawe kandi nazagera n'imbaraga bizo ufite. Abanyabwenge tekereza rero uyu munsi yaduye mu gitabo cyose cyiza kandi urupapuro rwose ndetse yo kubonamo ubushobozi n'ubuhanga bwo kubesha kubibereza Imana ishimwe ku bakanani biri byiza bikora gihumeka mukabona nagihumeka rusabibaza ariko nibagiwe zabikore mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma bavandimwe ndagira ngo babwire iyo turi kumwe nabo inshuro nyinshi muzabibona iyo twagendanye ndamuhariraga kugira ngo nanjye dukotomere nanjye numveshejwe n'imbaraga yari kwigisha ndafasha ijambo ryose avuze murangarize kuri ryo kandi iyo twagendanye mba numva najyanye n'umuvugabutumwa w'igitangaza turi mu nzira turi mu rusengero no ku meza turi gusangira haba harimo uburyo bw'ikanoni afite amahirwe yo gusangira nawe bahita babona ibindi numva tuba tugenda n'igitabo gikomeye nangwa se gusa kubona n'igitabo gikomeye nk'icyo imubika ayo mateka yatwigisha ijambo rikomeye ntabwo igihe tubuze kuza kuganira namwe ariko rigaragara ntizabaganiriza uyu munsi ni uwa kane ukuntu umunsi biriya bitabo bitanu bimuza guhereka itangira ukaza itegeko kwa kabiri atangira yerekana imbaraga z'Imana no kurema kw'Imana akomeje yerekana uburyo Abisirayeli bari bari mu makuba yigiye imbere batangira kubara imibare y'Abisirayeli kuko bamwe bari baramaze kugwa abandi barapfuye abandi baratatana yigiye imbere arabatire muramenye Imana igiye kutuvana kandi arabibwira imihangane kandi ntimuta amasezerano hanyuma ntimuzibagirwe ineza y'Imana ishingiye ku byo mwaba. Uyu munsi rero igice turimo ari kubwira ab'Abisirayeli batazi ibyaremwe batazi inzara bashoje batazi uburetwa bwo kumva amatafari batazi uburyo abantu bishwe na mugiga batazi ibyo byose ntabwo bari babizi arabatereka amabwire Imana yacu yakoze uyu munsi ni igihe tugiye gutekereza ni igihe tugiye gukorera ngo tudasuzuguza Imana yawe hanyuma byose ibitangaza zose byari byarabaye mu mateka yawe. Banyeshe mutekereza mute kuko aya mateka yose yateraga abana b'Abisirayeli tubiyendanishije n'ibyacu natwe rero Imana yakoze nimwibuke inzara zagiye ziba abantu bagapfa nimwibuke indwara zabaye zigahitana abantu nimwibuke jenoside yabaye mu gihugu cyacu nimwibuke kovide ejo bundi ese mubona ari byadusigiye mubona abantu bari gutekereza ku Mana cyangwa abantu bari gusubira ku zaha uyu munsi abantu bakora ibyaha by'uburyo butandukanye barakiba barakica baracyasambana baracya ibyo byose rero nagira ngo uyu munsi ubumbure iki gitabo ugisome usomemo izo neza cyangwa se imigambi niba ibintu bibi barumva bisunika gutekereza imyaka 46 atarahindukira Yesu akika imbaraga z'Imana akika gukora kw'Imana abwira twebwe abana be ngo twibuke iby'ineza y'Imana ntituzibagirwe urumva ndagenda n'igitabo gikomeye ariko mwambere Imana ikora kw'igikwiye Imana yagushimye wagize neza ubasaza n'abakecuru ngo batwibutse amateka icyubahiro cyawe amen. Nazanye kandi na korali yavuye i Rwaza